Haleluya, turabashuje bwoko bw'Imana aho muherereye hose mu mpande enye z'isi mukurikiye ikiganiro by'Urabagirane. Tubahaye ikaze kugira ngo dufatanye kurushaho gusobanukirwa umugambi w'Imana ku muntu, kurushaho gusobanukirwa icyo Imana idushakaho, kandi ngira ngo mbabwire ngo mugubwe neza, mugire icyumweru cyiza. Uku kwezi kwa 9 kumye kobera ukwezi kw'imigisha. Uyu munsi rero ndagira ngo ngwikaze wowe uri ku mugabane wa Amerika, uri ku mugabane wa Aziya, Oceania ndetse na Europe. Imana ibaho umugisha go gufata uyu mwanya kugira ngo dufatanye gusangira ikimana tuvugaho. Ndahikaza bari muri Afrika, ibihugu byose 54 bya Afrika, aho muri mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda mukurikiye televiziyo yacu mu kiganiro by'Urabagirane. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze kugira ngo turusheho gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwacu, turusheho kumenya icyo Imana dushakira, tubyuke mu bitotsi byo kutamenya, tubyuke mu bitotsi by'urupfu, tubyuke maze turabagirane mu izina rya Yesu. Nguhaye ikaze rero wowe uri burasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba bw'u Rwanda, mu majyepfo no mu majyaruguru y'u Rwanda. Nguhaye ikaze mu kiganiro by'Urabagirane, dufatanye kuramya no guhimbaza mu ijambo ry'Imana, twumve umugambi Imana dufiteho, maze dufatanye gusenga iyo tuzi, dufatanye gusaba iyo dusobanukiwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi nanone uri mu mujyi wa Kigali, nguhaye ikaze kugira ngo nawe uze dufatanye kumva ikimana tuvugaho. Njubaganiriza ni Pastor Museveni Jean Claude nkuko bisanzwe, uyoboye itorero Siloam Miracle Center, tubarizwa ari Kicukiro. Urenze icyapa cya Mount Kenya ubona icyapa cyo Opposite Academy, hari umuhanda ukata iburyo bwawe uzamanukamo, niwegera imbere uzahabona urusengero naho tubarizwa. Niba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa uri mu ntara ko ukeneye kubona imbaraga z'Imana, ukeneye kongera gusobanukirwa umugambi Imana igufiteho, ngwino dufatanye gusenga. Imana iracyakora, Imana iracyavuga. Yabwiye Mose ngo genda bambwire ngo ndiho yabantumyeho, yitwa ndiho, si yahozeho wenda ngo irangire, sizaza ngo turayitegereje, igihe cyose yitwa ndiho. Ni Imana iriho, ngo genda ubambwire ngo ndiho yabantumyeho, aje ngo nduwo ndiwe. Haleluya. Ntabwo Imana ikeneye ko tuyitera inkunga, ni Imana yibashije, ni Imana ishobora byose. Haleluya. Rero ndagira ngo uyu munsi turebere hamwe isano iri hagati y'Imana na Christo, turebere hamwe ubumana bwa Yesu Christo. Ese koko Christo ni Imana? Bibiliya irabivugaho iki inshuti zanjye? Turafatikanya turebe icyo Bibiliya ibivugaho, kuko Yohana yavuze ngo mbere na mbere hariho jambo. Iyo urebye mu gice cya mbere Yohana yanditse ku murongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Akunda tubwira ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Bivuze ngo umva ubumana buri muri Kristo ni ubumana busiga icyubahiro mu ijuru bukaza mu isi. Yesu ashimwe cyane. Ngo uwo yari umucyo. Yesu ashimwe. Wakwibaza ngo ese Kristo koko agaragara nk'Imana? Kugaragara kwa Yesu Kristo nk'Imana nuko ngo ari Imana yemeye kuza mu bantu, ni Imana yambaye umubiri w'abantu. Mu yandi magambo ubumana ni bugari, ubumana ni bugari. Ushobora kwibaza ngo Kristo yabayeho uhereye ryari? Iyo ngeze aha ngaha ndi kuvuga ubugari bw'Imana, ndi kuvuga kuba kwa Kristo, kuko Imana tubona ko ibyaremwe byose ariyo yabiremye. Ariko none dusanze ngo Kristo uyu nguyu yari Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Wakibaza ngo yariho guhera ryari? Yabayeho mu bihe bihe? Yabayeho gute? Yesu ashimwe cyane. Yohana yarabivuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo kandi yari Imana, ngo yari umucyo w'isi. Uyu mucyo w'isi waje ute? Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, ngo nyamara ab'isi ntibamumenya. Uyu turimo tuvuga ni nawe muremyi. Yesu ashimwe cyane. Niwe waremye isi, ngo ariko ab'isi ntibamumenya. Ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None se dushobora kwibaza ibibazo. Hari ibibazo bigera nko mu 10 nibajije, numva nawe aho uri kwibaza kuri ubu bumana bwa Yesu. Ukibaza itese Yesu Kristo ni Imana gute?
icyambere nibaje ngo twiga ibiki bya Kristo mu byanditswe. Ni ibiki Kristo tumubonaho mu byanditswe byera. Yahozeho mbere na mbere, yahoranye n'Imana kandi uwo yari Imana. Nawe yararemye, yaje muri iyi si kumenyekanisha kw'Imana se, kumenyekanisha Imana se. Yamenyekanye ko ari Imana mwana. Haleluya. Mu yandi magambo, Imana ifite ubugari. Twabanje kubona Imana ko ari umwuka. Imana mu bumana bwayo itaboneka, itabyara, itabyarwa, Imana utakabakaba ngo ukoreho, ariko ikaragarira mu mbaraga zayo. Yesu ashimwe cyane. Mu buryo bw'umwuka, ishusho y'Imana ikoreye mu muntu. Erega reka nkubwire, ushobora kuba Imana, reka tuvuge n'ibisa n'umuntu, ifite ukuntu iteye mu mwuka wayo, ushobora kwibonera mu ishusho ijya kuba imeze nk'iy'umuntu. Ariko ahangaho bitweretse ko Imana yambaye umubiri w'umuntu inyuriye muri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Aha biratwereka ko rero mbere na mbere Yesu yari ahari, kuko yavuze ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Iyo urebye mu Itangiriro ku murongo wa 26 haraza ngo tureme umuntu. Yesu ashimwe cyane. Itangiriro umurongo waho w'igice cya mbere umurongo wa 26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Bivuze ngo tureme. Mu yandi magambo bibaye mu bwinshi. Bivuze ngo ni Imana Data mu bumana bwayo, wa mwuka w'Imana wari muri Kristo nka Jambo. Ko biramwe ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo ahoranye n'Imana kandi yari Imana. Mu yandi magambo Kristo atarambara umubiri yagaragaraga nk'ijambo ry'Imana. Yasohokaga mu ijambo ry'Imana, yumvikanaga mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Uwiteka Imana, wakwibaza ngo mbese Imana Data wa twese ni Imana mwana baratandukanye? Batandukanira n'iki kibatandukanya? Ariko iyo urebye Abaheburayo icyo babivugaho, mu rwa mbere igice cya mbere cy'Abaheburayo mu rwa mbere ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yishyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Haleluya. Bivuze ngo urabona ko Imana n'Imana Data, Imana Data n'Imana Mwuka Wera, Imana Data n'Imana Mwana biri mu bumwe. Mu yandi magambo barumwe, barakorana, baturanyemo. Aherutse kubwira Filipo ubwo yaza ngo twereke Data, bati nabanye namwe igihe kirekire. Filipo ntimwamenya. Muri Yohana ngira ngo 1:14 nabanye namwe igihe kirekire ntimwabasha kumenya Filipo. Bivuze ngo Imana Data yaziye muri Kristo, yicisha bugufi, ariko bitavuze ngo itakaje ubumana bwayo. Yesu nashimwe cyane. Yahozeho mbere na mbere, yahoranye n'Imana kandi yaje kugaragaza ubumana mu isi. Iyi Mana Data n'Imwana Mwana rero ntago batandukanye nkuko muherero tubibonye. Iyo urebye nanone mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 harabigusobanura kurushaho ngo ko Kristo yatugaragarije kurabagirana k'ubwiza bw'ishusho ye y'umuntu, ishusho y'Imana itarebwa n'amaso y'abantu, umuremyi ushigikiye ibintu byose. Mu yandi magambo we yaje nk'umuremyi, ariko nanone yisanisha n'ibyaremwe. Mbese tubizanye mu buzima busanzwe ni nka kwa kundi kubw'umushumba kunza amatungo, umutunzi uburyo kunza amatungo, bajya bavuga ngo iyi nka ari 3 umushumba aba ari uwa 4 muri zo. Mu yandi magambo yisanisha n'abantu kugira ngo acungure abantu. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha rero wakwibaza uti mbese hariho ubumana bwafatanyije mwirema. Itangiriro
umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 3 habitubwiye ngo tureme, mvuga ngo twebwe barenze umwe tureme umuntu dukoresha ibi insimbura zina twebwe tureme umuntu ase natwe ayobora ibiri ku isi byose. Mu yandi magambo hari data n'umwana ndetse n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Tureme umuntu byerekana ko hariho abafatanyije kurema benshi barenze umwe. Abakristo bizera ko hariho ubumana butatu cyase ubutatu, Imana data, Imana mana na mwuka wera. Havugwa ko n'umwuka w'Imana yarahari, hari mu butatu, hari imbaraga z'ubutatu. Kandi ugiye kurana no mu isi ya none izi mbaraga zirakora. Nico nababwiye ubushize mbabwira ku kintu cyitwa igicaniro cy'Uwiteka. Abakera bafite igicaniro cy'Uwiteka, Imana yishuriye Mose igicaniro bagomba gukora, bakagishyiraho inkwi, bakagishyiraho igitambo, bakatsa umuriro, bagakongezamo umuriro ugakongora. Nshuti yanjye, ibi byari ikimenyetso cy'ibyo turi gucamo none. Byaravugaga ngo yemwe bantu nimwe mukwiye kuba igicaniro, ariko kandi hari igitambo kizacungura aya matungo muhora mubaga mukamenera amaraso, aricyo aricyo Mana yisanishije ikaza mu bantu. Kuko iyi Mana yiza kuza mu bumana bwayo, ntago abantu bajyaga kwemera bemejwe nuko bayiza, ahubwo bari kwemera bemejwe n'ubudangarwa bwayo no kuyitinya. Ariko yemeye kwambara umubiri iraza. Cyatumye Yesu Christo yemera kuza gucungura umuntu nuko ari we wamuremye. Yarazi akamaro k'umuntu, yarazi icyo Satani ari kurwanya. Ishusho y'Imana izime ku isi, abantu bapfe bashire bave ku Mana, Imana ibure umugambi wayo yari ifite yo kurema umuntu. Noneho Yesu yemera kuza gucungura umuntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kuko warwanyaga uyu muntu, mwibuke yarwanyije n'Imana mu ijuru. Ikintu cya mbere ashaka ni icyubahiro cy'Imana. Satani gituma yaciwe mu ijuru, yari yagize ishyari ko umuntu yaremwe atagishijwe inama, kandi we ntiyari mu bumana. Bivuzwe ko hari Imana data, Imana mwana na mwuka wera. Bivuze ngo Lucifer ntiyari mu bumana, we yari umukozi, yari umugaragu, ntago yari umuragwa. Yesu ashimwe cyane. So rero ngo inama y'agakiza iba, habura uwajya gucungura umuntu. Ngo Yesu Christo aremera afata umuzingo w'igitabo cy'uzajya gucungura umuntu. Kuko abamarayika barakizinguye basomye, barayamanika, abakuru, abaserafa, abakerubi, ibizima byose biri mu ijuru birayamanika. Yesu Christo yibutse impamvu yo kurema umuntu, yibutse umugambi bari bafite bari mu muntu. Turema umuntu ase natwe, areba uwo muntu usa nawe, aravuga ati kuko uyu muntu twamuremanye ububasha bwo gusa natwe, biranashoboka ko naca muri uyu muntu nkacungura abantu. Birashoboka ko twatura muri bo, birashoboka ko twakorera muri bo. Haleluya. Yesu yemera gufata umuzingo w'ibigeragezo by'uzajya gucungura umuntu, aramanuka. Wari ijambo, wari mu bumana bwe, yemera kumanuka Imana mu bantu, yemera kuba umuntu, yambara umubiri. Haleluya. Mu yandi magambo, nta kindi kiremwa Imana ikoreramo uretse umuntu yaremye mu ishusho yayo. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuyobora ibiri ku isi byose, nuko yaturemyemo izo mbaraga. Shakwaza ngo yaje muri iyi si ryari? Yaje muri iyi si ubwo yemeraga kuvukira mu mwari Mariya mu buryo bw'igitangaza, mu bufindo bukomeye. Ngo marayika w'Imana yasanze Mariya amubwira ngo uzasama inda. Ati nzasama inda gute? Nta mugabo nigeze mpura nawe. Ambwira ati ni mu bushobozi bw'Imana, mwuka w'Uwiteka azakuzaho. Haleluya. Usama inda, uwo nguwo ntago ari umuntu usanzwe. Korani yavuga ngo ni neno litokano kwa Mwenyezi Mungu. Ngubwo icyo gihe icyo Korani ivuga ngo Isa ubwo Imurani yari amaze gupfa, ngo abakuru ababyeyi bari muri icyo gihugu bakoze ubufindo bw'uzarera Mariyamu ko yarabaye imfubyi. Ngo Zekariya wino ikaramu ye ayishyize muri wino izana umutuku, izindi z'abandi zaje ari umukara. Ngo bita bigaragara ko ari uzarera uwo mwana wa Imurani. Iyo usomye sura Imurani irabikwereka.
noneho wasoma surati Mariyamu hakakwereka ukuntu ngo Mariyamu ari kwa Zekariya ngo bajyaga bamushyira mu rwego bari mu cyumba agasabana n'ijuru ku rwego ngo abamarayika rero bamuzaniraga ibyo kurya umugore wa Zekariya yakingura amushyiriye ifunguro agasanga arimo ararya ibyo kurya byavuye mu ijuru. Umva umuntu wategurirwaga kuzabyara umucunguzi. Ngo noneho Zekariya ajya gusenga asaba Imana umwana nka Mariyamu. Ngo atangiye gusenga marayika Jibril aramubwira ngo ntabwo uzabyara Mariyamu ahubwo uzabyara Yahaya uwazaza ari integuza y'uwo Mariya azabyara. Ngo ntabwo azabyarwa kubw'ubushake bw'umugabo ngo ahubwo ni neno ritokano kwa Mwenyezi Mungu. Ngo ni ijambo ryavuye ku Mana. Bivuze ngo Yesu si umuntu nkawe si umuntu nkanjye ni neno ni ijambo. Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana. Haleluya. Surati Mariyamu ikomeza itubwira ukuntu yavuze ngo ubushake bwa Nyagasani bungirirweho ubushake bw'Imana bungirirweho. Arangije asamina mu buryo bw'igitangaza ndetse umva ikimenyetso cy'uko yaratwita isezerano fiance washaka kumubenga rwihishwa. Ngo Yosefu agambiriye kumubenga ko yamukundaga ngo agende rwihishwa. Ngo marayika w'Imana aramugenderera aramubwira ngo umva rongora umugeni wawe kuko inda twite si y'umuntu ni y'Umwuka Wera ni y'Imana. Haleluya. Bivuze ngo n'Imana yaciye mu muntu kugira ngo ize gucungura abendaga kurimbuka bose. Imana itugirira neza. Mbese igihe yazaga muri iyi si ubumana bwe bwaravuzwe. Tubirebere muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 35. Yesu aza ubumana bwe bwaravuzwe. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 35 haravuze ngo marayika arabasubiza ati Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya. Bivuze ngo umva ikintu Mariya twite kidasanzwe. Umwuka azakuzaho. Haleluya. Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwera azavuka. Haleluya. Kandi azitwa umwana w'Imana. Umva itandukaniro rya Yesu nawe nanjye n'undi wese. Yavutse mu buryo bw'igitangaza kandi avukira kwitwa umwana w'Imana. Naho yambaye umubiri naho Imana ije mu muntu niri buvuke nk'umwana w'umuntu iravuka nk'umwana w'Imana. Iravuka nk'Imana ivukiye mu muntu. Haleluya. Imana yemeye guca bugufi kugera ku rwego ivukira mu muntu. Imana yemeye guca bugufi kugera ku rwego haleluya yemera kunyura mu muntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nguko uko Yesu yaraje biravugwa. Ntago yigeze ahisha ubwiru bw'ubumana bwe. Nta nubwo ari rukubivuga gusa. Niyo urebye muri Matayo 3:17 nawe aravuga ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Aha ni hamwe nababwiraga ni muri Matayo ibice byaho 3:17 Yesu amaze kubatizwa ku myaka ye 30 Imana yari ikimuvugaho. Amaze kubatizwa mwibuka ariko nubwo yavutse afite ubumana yavukiye mu mubiri ukomoka mu gisekuru mu gisekuru kivumye niko navuze. Iyo ugiye kureba muri Urabagirane kwa Tera niho bakanaga ibigirwamana. Uyu Tera niwe wabyaye Aburahamu abyara Isaka abyara Yakobo abyara Yuda ukomoka igisekuru cyaje kugeraho Yesu yakuriye. Yari yaramaze gufata kamera ko mu gisekuru gifite uwo muvumo. Mu mubatizo hamufashije iki? Akibatizwa yarashinguye kamere na karande n'imigenzo n'imizirizo ikomoka mu gisekuru cy'Abaheburayo bakomoka muri Urabagirane. Arangije azutse avuye muri Yorodani. Umva imbaraga z'umubatizo. Avuye muri Yorodani ijuru rirakinguka. Haleluya. Connection y'ubumana imugaragaraho ngo umwuka w'Uwiteka Mwuka Wera agaragara mu isura y'inuma. Aravuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Haleluya. Mbese Imana yumva connection y'ijuru n'isi. Mbese mandi magambo umuntu wabatijwe umuntu witandukanyije n'imigenzo ya karande umuntu witandukanyije n'imyuka mibi ahita ba connecte n'ijuru. Nicyo Yesu
Kristo yagaragarije isi iyo umaze kubatizwa n'ubukirangwa na karande y'iwanyu n'ubukirangwa na karande zindi ahubwo ugize akamero k'Imana ubaye umwana w'Imana. Nicyo Yohana yavuze ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye, ngo icyo akoze abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba b'Imana, abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Niko yakomeje avuga ngo uwo yari umucyo w'isi. Bwana asifiwe. Uyu mucyo niwo ngo mucyo nyakuri. Haleluya. Niwe wazanye agakiza. Rero inshuti z'Imana dusobanukirwe Yesu Christo si umuntu nkawe nkuko babikubwiye. Yesu Christo afite ubumana bwuzuye. Naho yikishije bugufi Imana ikaba mu bantu ikambara umubiri w'umuntu. Kubw'urukundo Imana ikunda umuntu yemeye gusiga icyubahiro cyayo iraziba muri twe, yambara umubiri w'umuntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kandi noneho ihishurira bari ku isi bose ko ari Imana y'ibiremwa byose, ari Imana y'abantu bose, atari Imana y'ishyanga. Hano bajya ngo Imana ya Israel ni nayo Mana y'u Rwanda, ni nayo Mana ya Amerika, ni nayo Mana ya Europe, ni Imana y'isi yose. Mwifata Imana ngo mwigira akantu gato nkaho ari Imana y'ishyanga. Kubwo abantu bashakaga gukoloneza isi bagiye bafata Imana barayiyitirira. Niyo dusenguza mu Mana ya Isaka na Israel tuvuga Imana yuko nibo babanje guhishurirwa iyi Mana. Simbikuraho simbihakana, ariko nibivuze ko ari Imana yitiriwe Israel icyo gihe yabibaye ikigirwamana. Ni Imana y'isi yose, ni Imana umuremyi yaremye isi, iyaremye umuzungu niyo yaremye umwirabura, ni nayo yaremye haleluya Abarabu, niyo yaremye abantu bose baremye mu ishusho y'Imana. Uko wari usa kose uri umuntu usa n'Imana nshuti yanjye. Haleluya. Ntazagira ukuri atanga Imana ivi wacu nibyo byazanye amacakuru, ugasanga amatorero amadini ararwana arahanganye ngo haje za jihad. Kubera iki? Hari abumvaga ari abatoni ku Mana, abandi bakabagira ibicibwa ku Mana. Nta n'umwe uri igicibwa. Yesu Kristo yaraje ngo umwende wera cyane utabuke uretse yegerereyo, ufite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi wawe ku Mana. Cyakoze Imana iri muri we yagufasha gusobanukirwa uko usenga iyi Mana, ariko idukunda kimwe, turi ingingo zuzuzanya. Haleluya. Nkuko umubiri ari umwe niko turi umwe imbere y'Imana. Nkuko Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bari umwe bari mu bumana, ni nako umuntu akwiye kuba umwe na mugenzi we. Ntihagire icyo bapfa, ahubwo icyo dupfana kikaruta icyo twapfa. Tugafatanyiriza hamwe gusigasira ibyo Kristo yashyize muri twe, gusigasira ubumenyi twagezeho, gusigasira ubumana dufite, kuko Imana namenye neza ko ikorera muri twe. Aho Yesu Kristo yaziye mu isi yaravuze ngo imibi nitukira abacu ngo twigenge, ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ibicaniro by'Uwiteka, ari inzu z'Umwuka Wera wavuye ku Mana barimo. Mu yandi magambo, umuntu wamaze kumenya Imana ni igicaniro, Kristo akaba igitambo gitambirwa muri we, Mwuka Wera akaba umuriro ugikongora, ibitavuga Imana bigashya, agasigara yaka nk'inyenyeri akamurikira isi. Ngo aka kamaro ka Kristo ni ukuduhesha amahirwe yo gusabana n'Imana, yo kongera kuba mu bumana. Naho icyaha cyatujyanaga kure y'ubwiza bw'Imana, niko biravuze ngo kuko bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo, icyo tubuza gushyikira ubwiza bw'Imana ni icyaha. Ariko tubonye Kristo tubabarirwa mu ibyaha, nyuma yo kubabarirwa icyaha tubibyaremwe bishya, tugasabana n'Imana. Niyo mpamvu yerekanye ko mu mubatizo ubutandukanye n'imbaraga z'icyaha, cyaba icyo wakoze cyaba icya abo ukomokaho bakoze, kubera ko hari ibyaha bizana ingaruka za karande zikomoka ku cyaha, ziranda zikomotse ku cyaha. So izo ngaruka za karande z'ibyaha utakoze zikurwaho n'umubatizo. Ngiyo deliverance nyakuri, ni ukubatizwa ukabyarwa ubwa kabiri, ukabyarwa n'amazi n'Umwuka Wera. Aya mazi tubashyiramo nka Yorodani ni ikimenyetso cy'umubatizo wo mu mwuka. Ucyakira Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukemerera ubumana kwinjira mu buzima bwawe, deje umaze kubatizwa, Mwuka Wera ahita yaguka muri wowe agakora imirimo n'ibitangaza. Uyu Mwuka Wera twahawe kubera Yesu, haleluya, niwe udufasha gusobanukirwa ubumana bwari muri Yesu, kandi tukamenya ubushobozi bw'Imana muri twe. Imana iduhana umugisha kandi igumye kudusobanurira rwose, tubashe kumenya ubumwe bw'Imana Data n'Imana Mwana ndetse na Mwuka Wera. Twagiye iki kibazo cya gatandatu nicyo twasobanuraga, ngo cya gatanu, ngo mbese igihe yazaga muri iyi si ubumana bwe bwaravuzwe. Yes, bwaravuzwe
bwavuzwe na Luka, buvugwa na Matayo. Iyo ukomeje ukanasoma ugenda ubona intumwa n'abahanuzi benshi bagiye bamuvugaho. Kristo ntiyaretse kuba Imana igihe yahindukaga umuntu, nubwo yicishije bugufi akagira akamaro k'umuntu cyangwa se akamero k'umuntu. Ubumana bwagumye kubaho muri we. Kristo gusa niwe wagaragarije abantu se. Imana iduhana umugisha. Ushobora kwibaza ahangaha ngo mbese Kristo ni umwe na se? Reka tubirebere hamwe muri Yohana 5 umurongo waho wa 30, turebe se nibyo cyangwa si byo. Ko bakomeje kutwereka ubumwe budasanzwe, ubumana buri mu butatu. Wakwibaza ngo mbese Kristo ni umwe na se? Kristo ni umwe n'Imana? Ni mu buhe buryo? Reka turebere hamwe muri Yohana 5 umurongo wa 30. Turavuze ngo ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka, kandi ayonca n'ay'ukuri, kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Bivuze ngo ari mu butumwa. Ni ubumana bwaje mu bantu mu buryo bwo kugira ngo bugorore inzira abantu bari baragorekewe na Satani abashutse, azanye icyaha mu bantu. Iyo urebye nanone Yohana bisobanura neza mu gice cya 14 umurongo wa 9 ngo Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Areruye noneho ubwo arabyivugiye. Mbere abandi babivugaga barabyanditse bamwe, ariko Filipo nturamenya igihe tumarane? Nje na Data turi umwe, nta tandukano riri hagati yanjye na Data. Bivuze ngo Imana Data n'Imana Mwana ni bamwe gusa. Ni Imana yaje mu bantu bayo, urugamba iza kurwaniraho ruri. Kuko mu ijuru hari hamaze gutuza, hari hamaze kuba ubwiza bw'Imana gusa n'abayumvira. Ariko mu isi hari haje uwagomeye Imana mu ijuru, utagaragara mu mubiri, wambaye umwuka, uri mu mwuka, urwanira mu mwuka, kandi tagatiye ni umuntu Imana yaremye itamugishije inama. Bivuze ngo Imana yagombaga kuza mu muntu nk'uko na Lucifer yari afite tagati yo kwataka umuntu. Mu yandi magambo, umuntu niwe wenyine ufite imbaraga zo gukorana n'umwuka cyangwa se n'imyuka. Iyo ushatse gukorana n'umwuka wera niwe mukorana, ariko kandi iyo utandukiye ugashukwa n'umwanzi agukoreramo. Bivuze ngo umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa mubi. Nta Satani uzabona izamuka ize ngo ihagarare imbere yawe. Izakurera mu muntu, izatuma umuntu wamaze kuba imbata ye akugora kubera ikigeragezo. Ariko nanone hari Imana yaje mu bantu. Nanone uzahura n'umuntu mwiza agukiza imbaraga z'aba muntu uri imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu iteka umuntu ufite imbaraga z'Imana adatsindwa, ahubwo ahora anesha. Umugambi w'Imana ugashika. Ababaswe n'ibyo iyo bamaze gusobanukirwa ko hari Imana, basobanuwe na wa muntu ukorerwamo n'Imana, niho habamo gukira bagakizwa bakabohoka. Imana iduhana umugisha kandi tugirire neza. Rero Yesu na Data bari umwe, nta tandukaniro rihari. Ukibaza ngo uwo Kristo yakundaga cyane ninde? Niba bimeze bityo, nta wundi ni umuntu yemeye kwitangira. Ni nako yabwiye aho yavukiye mu mubiri, amaze gutangira gusobanura no gufungura no kwereka abantu icyamuzanye ku isi, ngo se ngo nyina na bene se baje kumureba. Abantu baramubwira ngo data buja, nyoko na bene so baragushaka. Avuga ati bene mama na bene data naba ngaba. Haleluya. Naba ngaba bumva icyo mvuga, bumva icyo data yategetse. Haleluya. Bakurikiza ijambo ry'Imana, bantega amatwi. Mu yandi magambo, umuntu wese wabashe gutega amatwi ijambo ry'Imana aba umuvandimwe wa Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Niba bimeze gutyo se, ingeso y'indatwa y'Imana ni iyi? Niki twavuga ngo iyi niyo kamere y'Imana, iyi niyo ngeso y'Imana, ku buryo iyo ngeso umuntu yifite uvuga ati uyu muntu arimo Imana? Ariko mbere ko twinjira kuri iki kibazo cya 7, reka twumve n'abadukurikiye igitekerezo batanga. Bari guhamagara ari benshi, nimugumye muhamagare, ariko bibaye byiza mwajya mwandika message, zirafasha kuko kwikiriza bitwara umwanya mwinshi. Ariko wanditse message, mwese message ziraza. Nshobora kwikiriza umuntu umwe ariko abandi simbashe kubikiriza. Ni wandika message bizajya byoroha kugusubiza, kuko mwese tuzazibona kandi tubashe kubasubiza. Imana iduhana umugisha. Allo
Yesu nashimwe. Amakuru. Halo? Yesu ashimwe. Amahoro. Wakurikije ikiganiro by'Urabagirane. Yego. Witwa nduhereye he? Nitwa Rubavu. Mu kiganiro by'Urabagirane twavugaga ubumana bwa Christo. Niki cyaba kigufashijemo cyangwa se waba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo twagufasha? Waruvuze yuko Yesu nyine abatizwa. Mwafungura ijuru nyine ngo ibibazo bya karande n'ibiki n'imivumo. Ko unsobanurire ese Yesu abatizwa yari umunyabyaha kugira ngo abatizwe kugira ngo akureho izo karande cyangwa Yesu nta cyaha yigeze akora. Ariko Yesu yavukiye mu gisekuru cyari kirimo karande. Murabizi ijambo ry'Imana riravuga ngo murabana gukiranirwa kwa base. Mu maganya ya Yeremiya 5:7 bavuze ngo kuko ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho. So uriya mubatizo wamukuyeho ingaruka za karande y'ibyaha bya basekuruza bo mu gisekuru yavukiyemo muri uyu mubiri. None se yarafite karande Yesu? Igisekuru yavukiyemo cyari gifite karande. Uyu mubiri yari yambaye wakomokaga muri Urabagirane. Uyu mubiri yari yambaye wakomoka muri Urabagirane wari ufite imwe mu miziririzo cyangwa se imwe mu migenzi ikomoka kwa Tera. So niyo mpamvu yabwiye hano ngo mbatiza nuzuze gukiranuka kose. Mu bumana yarakiranukaga ariko mu mubiri hari karande ze mu gisekuru akibatizwa zihita zikurwaho. Ngiyi impamvu uyu mubatizo. None se umubatizo ko tubona ari yabwiye Yohana aramubwira ati mbatiza kugira ngo ibya nuzuze gukiranuka kose. Yego. None se uko kubatizwa ko tubona umuntu wavutse bwa kabiri ari wo mubatizo w'ukuri. Yes. Atari amazi. Urawubona n'uwiki? Nuwo guhindurwa abana b'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo utarabyawe n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bw'Imana. Bivuze ngo iyo wakiye Kristo umwami mukiza ubuzima bwawe niwo mubatizo wa mbere. Mwuka wera atangira gukorera muri wowe. Noneho kubatizwa amazi menshi ni ikimenyetso cy'umubatizo tubatirizwa muri Kristo. Ko Yohana yavuze ngo ngenda batirisha amazi yabibwirijwe n'Imana ngo ari kuzaza azabatirisha umwuka n'umuriro. Bivuze ngo kubatizwa mu mwuka no mu muriro ni umubatizo wa Yesu ariko bidakuyeho n'umubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana ni ikimenyetso cy'uwo wabatijwe mu mwuka. None se ari amazi yavugwaga na amazi anga cyangwa tubona cyangwa ni ijambo ry'Imana? Amazi ijambo ry'Imana rivugwa aha ngaha mu mwuka n'umuriro. Biri yavuga iki ku ijambo ry'Imana? Nusoma mu Befeso 6:17 baba ngo nimwakira agakiza kabigofuro mwakire n'inkota y'umwuka wera ryo jambo ry'Imana. Bivuze ngo umwuka wera n'ijambo biri kumwe. Aya mazi rero ni ukubatirishwa amazi. Imana iguha umugisha tuzaguma tubisobanukirwe. Nugira umwanya uzaze dufatanyiza inyigisho tubarizwa hano Kicukiro buri wa gatandatu twemeye gushyiraho umwanya wo kugira ngo twige tumenye kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ni mubabwira ukuri niko kuzaba batura. Dusome ijambo ry'Imana tumenye ukuri tugana ku musozo. Reka twakira undi muntu umwe. Allo? Oui. Aha ni ku kiganiro by'Urabagirane. Tugufasha iki? Umuntu abaye akije. Yego. Ariko akaba atarajya kwatirwa mu mazi. Icyo gihe aba ari umukristo cyangwa atarajya mu mazi. Subiramo ikibazo cyawe. Umuntu afite umutima umenetse nta byaha akora yumva ko muri we ari umukristo ariko atarajya kwatirwa mu mazi. Umuntu abaye afite umutima utunganye. Noneho ariko akaba atarajya kubatizwa mu mazi menshi.
icyo gihe apfuye akaba nta byaha yakoraga yajya mu ijuru? Bibiliya tubwira ngo utarabyawe n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bw'Imana. Iryo jambo waba urirenzeho. Bibaye byiza ataramenye ibijyanye n'umubatizo ngo awukerense, ntekereza ko haba hari imbabazi z'Imana, ariko icyo nzi nasomye neza nashidikanya nuko umubatizo uri muri mode passe zidufasha kubona ubugingo buhoraho. umuntu batijwe mu mazi menshi n'umuntu batijwe ku gahanga, buriya ububatijwe cy'ukuri ni ubuhe? Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko dukwiye kubatizwa mu mazi menshi. Yesu Christo yabatijwe he? Ni mu mazi menshi. Yohana yategetswe kubatiriza he? Mu mazi menshi. Naho umubatizo wo ku gahanga ugaragara muri Bibiliya. Umubatizo wo ku gahanga nzawubasobanurira ngarutse kubw'igihe, tuzasubira Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane inshuti z'Imana, twabanye mu kiganiro Byukurabagirane, tugarukiye kuri iki kibazo cya karindwi. Nitugaruka tuzakomerezaho turebere hamwe ibyo twibaza hagati y'Imana na Christo. Ese ubumana bwa Christo ni ubuhe? Ese Christo yari Imana? Ese Imana Data n'Imana Mwana Mwuka Wera bihurira he? Ni mu buhe buryo? Yesu ashimwe cyane. Twarimo twibaza ku bibazo bitandukanye umuntu yakwibaza, turebera hamwe n'ibisubizo Bibiliya iduha, icyo Bibiliya ibivugaho. Mureke mbabwire tugumye dusoma ijambo ry'Imana, Mwuka Wera azadusobanurira, hamwe no gusenga uzamenya ukuri, kandi numenye ukuri uzabatuka mu izina rya Yesu. Amen. Mana Data wa twese, turagushimye kandi turagwimbaje kubw'urukundo rwawe. Urakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nsengeye buri wese wateze amatwi, Mwami asobanukirwe birenze ibyo namusobanura, kuko uri Imana idukunda. Umusange mu buryo bw'umwuka, urushaho kumusobanura aciye mu ijambo ry'Imana. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Amen. Shalom. Imana iduhana umugisha. Ciao.